Shalom shalom twongeye kubaha ikaze mwese Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turashima Imana kuri kino gitondo cyiza Imana iduhaye kugira ngo twongere dusengere uyu munsi. Ni umunsi udasanzwe Uwiteka Imana duhaye kugira ngo twongere tuwunezererwemo. Tubahaye ikaze bene data turi kumwe kuri Zoom. Imana ibahe umugisha n'abadukurikiye kuri YouTube channel Ndika Gospel TV. Imana ibahe umugisha. Niba ari irya mbere ubanye natwe kuri YouTube channel, ndagusaba ngo uze gukanda kuri subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira ibiganiro n'ijambo ry'Imana rinyura kuri YouTube channel yandika Gospel TV. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Turashima Imana kubw'iki gitondo Imana yongeye kuduha kugira ngo tubashe gusenga, tubashe kuba imbere y'Imana. Ni umugisha ukomeye cyane iyo abantu baryamye bakabyuka mu gitondo bari amahoro, nibyo gushima Imana cyane. Nagira nsabe Joseline turi kumwe kuri Zoom asenge ashima Imana kuri kino gitondo Imana iduhaye kugira ngo twongere duhurire hano kuri kino gicaniro. Asaba Imana nanone ikomeze kubana natwe uyu munsi. Ubwiza bw'Imana bubane natwe, imbaraga z'Imana zibane natwe. Haleluya. Turaza gukomeza, ubishoboye nawe turi kumwe kuri Zoom wafungura mikrofone yawe tugafatanya muri no sengesho. Abari kuri YouTube mwasengera namwe aho muri, dushima Imana ku bwa kino gitondo Imana yongeye kuduha mu izina rya Yesu. Karibu Joseline uzamuri sengesho, n'abandi turi kumwe tugendane dushima Imana twese muri kino gitondo. Thank you Jesus. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka nyagura ku ngoma, Mana ishobora byose, Mana y'icyubahiro, turagushimira Turagushima. Papa, turaguhimbaje ku bw'ubuntu bwawe, tugushimiye ineza yawe, turagushimiye iki gitondo nyaguhora ku ngoma, turagushimiye mucunguzi wanjye, turagushimiye ku bw'ubuntu bugeretse ku bundi mwami, kuba tubyutse turi amahoro. Ntabwo ari uko twabigizemo uruhare, ntabwo ari uko twatanze ikiguzi, ntabwo ari uko twari kubishobora, kuko mwami hari benshi bari babifitiye n'uburyo bwo kuba babishobora ariko batabishoboye, kuko mwami ni wowe wenyine, ni wowe wenyine utanga umwuka wo guhumeka w'abazima, ni wowe wenyine utanga amahirwe yo kubaho, kuko byavuye mu gitekerezo cyawe kugira ngo umuntu abeho. Nta n'uwundi wabitinyuka kuba yavuga ngo umuntu nabeho usibye wowe Nyiringabo, usibye wowe nyaguhora ku ngoma. Iki gitondo turagushimye mwami, turaguhimbaje Papa, turagushimye kuba tubyutse turi amahoro, turagushima Nyiringabo kuba tubyutse bikemera, tukabumbura akanwa bikemera, tugatera intambwe bikemera. Ni ubuntu bugeretse ku bundi mwami, ni umugisha wawe mwami duhawe muri iki gitondo. Turagushimiye umugisha duhawe, turagushimye mwami, turagushimiye kubw'iki gitangaza tubyukanye, turagushima mwami kubw'iki gitondo kudukorera igitangaza mwami. Urakoze data gitare cyanjye, urakoze Nyiringabo Imana, urakoze data ku bwa buri wese wahaye umugisha wo kubyuka ahumeka umwuka w'abazima. Urakoze kubw'imiryango yacu warinze, urakoze kubw'igihugu warinze, urakoze kubw'itorero warinze, urakoze kubwa buri wese mwami uteye iteka ry'iki gitondo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mwami. Twongeye mwami gushinganisha mwami uyu munsi mwami, ubuzima bwacu turabushinganisha muri wowe mwami, turishinganisha mwami iki gitondo mwami, uyu munsi mwami utubera umunsi udasanzwe, utubera umunsi mwiza, utubera umunsi w'ibyiringiro, utubera umunsi w'ibyishimo, utubera umunsi twongera kuguhimbarizamo, twongera kugushima, imitima yacu yongera kugushima, imitima yacu mwami yongera kukunezererwa. Urakoze kubw'uyu munsi mwami, urakoze data gitare cyanjye, kari wowe utugirira neza, kari wowe uturinda amajya n'amaza. Reka buri muntu wese mwami uyu munsi umunezeze mwami, utanga ibyo kurya mu miryango, utanga ibyo kunywa mu miryango, utanga amahoro mu miryango, utanga umunezero mu miryango, utanga akazi ku bashomeri, utanga amahoro mu miryango, utanga amahoro mu gihugu, utanga amahoro mu itorero, utanga amahoro muri bene wacu, utanga amahoro mu bavandimwe bacu. Ubuzima bwacu bwuzuza amahoro mwami, turabigushimiye kandi turaguhimbaje mwami. Icyubahiro n'ikibi cyawe data, shimwa kandi ushyirwe hejuru mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, amen. Amen, amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu.
Imana ishimwe ku bw'aya masengesho muri kino gitondo. Uyu ni umunsi mwiza Uwiteka yaduhaye, ni umunsi w'umugisha ku buzima bwacu. Imana iraza kuturemera andi mashimwe, Imana iraza kutugirira neza mu izina rya Yesu, kuko Imana yatwemereye ko tubona uyu munsi hari ibyiza Imana yaduteguriye. Haleluya! Ibibi byose Satani yateguye byose tubihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Imitego yose y'umwanzi Satani yateze ku buzima bwacu uyu munsi tuyihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Imigambi n'imigabo y'abarozi y'abadayimoni ku buzima bwacu, ku miryango yacu, mu kazi kacu, tuyihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Turaza kubona ineza y'Imana. Uwiteka Imana abe mu ruhande rwacu, abamarayika n'ingabo zo mu ijuru bibe mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Tubone ineza y'Imana. Haleluya! Nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, dusome muri Yohana igice cya 12. Dusome muri Yohana igice cya 12, nako Yohana igice c'8 umurongo wa 12. Yohana igice c'8 umurongo wa 12. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko uyu munsi tuza gusenga kugira ngo Imana yongere yirukana umwijima wose uri mu buzima bwacu. Haleluya! Twakira umucyo w'Imana muri twebwe, twakira intsinzi y'Imana muri twebwe. Imana yirukane umwijima Satani yazanye mu buzima bwacu, umwijima Satani yazanye mu miryango yacu, umwijima Satani yazanye muri bizinesi zacu, ahantu hose Satani yazanye umwijima. Umucyo w'Imana wongere wake mu byacu, umucyo w'Imana wongere wake mu buzima bwacu. Haleluya! Niryo sengesho ryacu muri kino gitondo. Birashoboka ko umaze igihe kinini ibintu byose bitagenda neza nk'uko wifuza. Umucyo w'Imana uraza kongera kumurika mu buzima bwawe. Umucyo w'Imana uraza kongera kumurika mu muryango wawe. Haleluya! Uyu munsi, iki gitondo, uraza kongera kumurikirwa n'umucyo w'Imana mu izina rya Yesu. Igihe ni iki kugira ngo, haleluya, udasubira kurindagira mu buzima bwawe, ahubwo uyoborwe n'Imana. Haleluya! Ugendere mu ntsinzi y'Imana. Haleluya! Ugende ubona ineza y'Imana mu buzima bwawe, ugende ureba ejo hawe heza mu izina rya Yesu, kuko Imana muri kino gitondo yiteguye kongera kandi kumurikisha umucyo wayo mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Yohana igice c'8 umurongo wa 12, ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, nije mucyo w'isi. Haleluya! Nije mucyo w'isi. Haleluya! Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato. Ukurikira Yesu, wemeye gukurikira izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ngo ntabwo azongera kugendera mu mwijima ukundi. Imana ishimwe cyane, ngo ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Haleluya! Iki ni igitondo aho umucyo w'ubugingo ugiye kongera kumurika mu buzima bwawe. Niba warakurikiye Yesu, niba warizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, witegure kumurikirwa n'Imana muri kino gitondo. Ibintu byose wabonaga biri mu mwijima, wabonaga bitagenda neza, wabonaga Satani yabyivanzemo, iki gitondo umucyo w'Imana ugiye kongera kumurika mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Iki gitondo umucyo w'iteka ugiye kongera kumurika mu muryango wawe mu izina rya Yesu, ngo unkurikira ntabwo azongera kugendera mu mwijima ukundi, ngo kuko ninjye ndi umucyo w'isi. Haleluya! Imana ijya imurika mu buzima bwacu. Iyo umucyo w'Imana utumurikiye tubasha kubona inzira. Iyo umucyo w'Imana utumurikiye ejo hacu turahasobanukirwa, ntitwongere kurindagira, ntitwongere kujagarara, ahubwo tukagendera mu ntsinzi y'Imana. Witegure muri kino gitondo, witegure muri uyu munsi kongera kumurikirwa n'Imana. Oh, haleluya! Iyo umucyo w'Imana uri ku buzima bwawe, wakira revelation, wakira guhishurirwa kw'Imana. Iyo umucyo w'Imana uri kumwe nawe, haleluya, ab'isi barabibona. Isi y'umwijima iragutinya, kuko umucyo w'Imana uba wamuritse ku buzima bwawe. Ndasenga muri kino gitondo Yesu adukoreho twese. Yesu yongera atugendere nk'uko yagendereye uyu mugabo wavutse ari impumyi. Dusoma muri Mariko igice ca 8. Haleluya! Mariko igice ca 8
ese byagenze gute? Mariko igice cya munani umurongo wa 22, ngo bageze i Betayida bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreho. Ayifata ukuboko, ayisohokana mu kirorero, acira amacandwe yo mu maso yaco, ayirambikaho ikiganza, arayibaza ati, hari icyo uri kureba? Birashoboka ko nawe hari icyo utari kureba uyu munsi, ariko iki gitondo uraza kugira icyo ubona mu izina rya Yesu. Bimaze igihe kinini nta kintu uri kubona, nta makuru meza uri kwakira, nta buhanuzi uri kwakira. Iki gitondo Yesu araza gukora ku buzima bwacu. Nyuma yo gusenga, Yesu araza gukora ku buzima bwacu. Dutangire kureba ngo amaze kuyikoraho arayibwira ngo hari icyo ureba. 24, irararama iramusubiza ati, ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. Yesu yarayikoze y'impumyi, ariko ntiyabasha kubona neza. Umucyo ntabwo wari bwahagere. Birashoboka ko nawe utari kureba neza, hari ibintu utari gusobanukirwa, hari ibintu utari gutahura. Yesu araza kudukoraho muri kino gitondo. Witegure guhura n'umucyo w'Imana. Haleluya. Umurongo wa 25, arongera ashira ibiganza ku maso, iratumbira, irakira, isigara ireba byose. Haleluya, neza. Yesu ngo ayikoraho, irakira, isigara ibona byose neza. Umucyo w'Imana wamurikiye impumyi, isigara ibona byose kandi ngo ibibona neza. Haleluya. Ndashaka ko dusenga muri kino gitondo, Yesu akore ku buzima bwacu, twongere kubona neza amasezerano y'Imana twabonaga nk'ibiti bigenda, twongere kuyabona neza mu izina rya Yesu. Ibintu byose umwasi Satani yari yarangirije yanoronye mu buzima bwacu, ku buryo natwe twarebaga ntitubibone neza, iki gitondo Yesu adukoreho mu izina rya Yesu. Ese nawe uriteguye gukorwaho n'Imana? Uriteguye kugendererwa n'Imana muri kino gitondo? Uriteguye kwakira umucyo w'Imana Imana izanye mu buzima bwawe muri kino gitondo? Yesu agiye kubikora. Tugiye kuba dusenga muri kano kanya. Haleluya. Kugira ngo Imana yongere ikongeze itabaza ryayo, Imana yongere imurikishe umucyo wayo ku buzima bwawe. Ntiwongere kubona umwijima, ahubwo umucyo w'Imana kumurikire, ubona ibyiza Imana yaguteguriye muri Kristo Yesu. Ubona ibyiza Imana yaguteguriye mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Nagira ngo witegure dusenge. Reka dusome uyu murongo umwe wo muri Zaburi, duhite dusenga mu izina rya Yesu. Mucyo w'Imana wongere ugaruke, itabaza ry'Imana ryongere ryake mu buzima bwawe. Zaburi igice cya 18 umurongo wa 29, Bibiliya avuga ngo, ni wewe ukongeza itabaza ryanjye. Haleluya. Imana ikongeza itabaza ryawe, umucongere wake mu izina rya Yesu. Haleluya. Niba ubyizeye wandike ngo amena. Haleluya. Ngo ni wewe ukongeza itabaza ryanjye, Uwiteka Imana yanjye, ni wewe umurikira umwijima wanje. Haleluya. Haleluya. Ni wowe umurikira umwijima wanje. Haleluya. Iki ni igitondo cyo kumurikirwa n'Imana. Haleluya. Uzi umukobwa wamurikiwe n'Uwiteka Imana. Haleluya. Abari bamubenze bongera bakagaruka. Haleluya. Uzi umuntu wamurikiwe n'Imana, akazi bari barakwimye bongera bakaguhamagara bakaguha, kuko umucyo w'Iteka uba wageze ku buzima bwawe. Umuntu wamurikiwe n'Imana, ingwara irahunga bene data. Umuntu yamurikiwe n'Imana, abanzi be baratatana. Yesu ashimwe cyane. Abanzi be baratatana bakagendera kure. Iyi Zaburi usomye ku murongo wa 30 biravuga ngo, kuko ari wowe umpa gutera umutwe w'ababisha, kandi ari Imana yanjye ima gusimbuka inkike z'igihome. Iyo umucyo w'Imana wakumurikiye, hari ibyo usimbuka, hari ahandi hantu ugera. Iyo umucyo w'Imana wakumurikiye, baba we, ibitangaza biza byirukanga, ibitangaza biba byoroshe kugera ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Iyo umucyo w'Imana wakumurikiye, feva y'Imana iba ku buzima bwawe, igikundiro cy'Imana kiba ku buzima bwawe. Nagira ngo muri kano kanya
wizerane nanjye, usengane nanjye. Haleluya. Imana yongere ikongeze itabaza, umucyo wayo wake mu buzima bwawe, umucyo wayo wake mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza. Haleluya. Ni igitondo cy'umugisha. Haleluya. Iki gitondo mwami turasenze ngo umucyo wawe wongere wake, umucyo wawe wake mu buzima bwacu, umucyo wawe wake mu miryango yacu, umucyo wawe wake mu bana bacu, umucyo wawe wake muri bizinesi zacu, mu izina rya Yesu Kristo. Aho umucyo uri, ibitangaza birakoreka. Aho umucyo uri, igikundiro kiragaragara. Mu izina rya Yesu ndasengera abantu turi kumwe badukurikiye nonaha, reka umwijima umaze igihe uri ku buzima bwabo uhunge mu izina rya Yesu. Umucyo wawe mwami uganze mu byacu, umucyo wawe uganze mu miryango yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umwijima wose satani yari yateje ubuzima bwacu uhunge mu izina rya Yesu, wongere ukore ku buzima bwacu. Oh haleluya. Dutangire kubona amasezerano, dutangire guhishurirwa imbaraga za, dutangire guhishurirwa ibyiza waduteguriye muri Kristo Yesu. Urakoze mwami w'abantu. Twakira umucyo wawe utumurikire, twakira umucyo wawe turemera amashimwe, twakira umucyo wawe turemera ibitangaza muri kino gitondo mwami Imana. Urakoze papa, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Urakoze ku mucyo wawe utugezeho, urakoze ku mucyo wawe ugeze mu miryango yacu, urakoze ku mucyo wawe ugeze mu bihugu byacu, urakoze ku mucyo wawe ugeze mu matorero dusengeramo. Urakoze mwami Imana, urakoze kuko uyu munsi turi bugendere mu mucyo wawe, urakoze ku cyumweru turi bugendere mu mucyo wawe, urakoze ku uyu mwaka turi bugendere mu mucyo wawe. Nta mwijima uzongera kuganza ukundi mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu. Igihe cyo gukayangana, igihe cyo kurabagirana ni iki ngiki, turabyakiriye kandi turabyizeye mu izina rya Yesu. Indwara zihunge, badayimoni bahunge, abarozi bahunge, abansi bacu bahunge, kuko umucyo wawe mwami umurikishije ubuzima bwacu muri kino gitondo. Urakoze mwami w'abantu, komeza kubana natwe no kutugira neza. Umugisha wawe ubane natwe, ineza yawe ibane natwe, icyubahiro cyawe mwami gikomeze kuganza mu buzima bwacu. Turabyizeye kandi turabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Umucyo w'Imana ukomeze kumurika mu buzima bwanyu, umucyo w'Imana ukomeze kumurika mu banyu mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza. Haleluya, haleluya. Musangiza abandi ijambo ry'Imana, cyane cyane kuri YouTube, kugira ngo nabo haleluya bahishurirwe uyu mucyo wa Kristo atwereje muri kino gitondo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Kristo akomeze kuganza mu banyu no mu byanyu mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom. Thank you Jesus. Thank you, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.